turi mu karere ka Ruhango muri aka gace twazinduwe no gusura umusore udasanzwe gusa wahisemo kwigumira mu bihe bya kera. Uyu musore guhera mu nzu abamo kugera ku biryarya ku myambarire yiwe byose imigenzereze yiwe ni nk'iya kera mu gihe cy'abambi. Abaturage muri aka karere ka Ruhango batungurwa cyane n'imibereho yiwe. Bamwe batekereza ko yasaze, abandi bakavuga ko akoreshwa n'amagini. Abandi nyamara bavuga ko uyu musore abigisha umuco wa Kinyarwanda ndetse akabasubiza ku gicumbi cy'isoko yawo. Uyu munsi twamutse ngo tumenye ibyamayobera ndetse tunamenye uburyo yemeje kubaho adashaka kuba mu iterambere ry'iki gihe tugezemo. Turi Be Proud. Mu mutima wa Afurika mu gihugu cy'u Rwanda hari umugabo wahisemo kwigumira mu hashize. Isi ihora ihinduka, imigenzo y'abakera iragenda isimbuzwa imibereho mishya, amateka agasigara mu bitabo cyangwa mu nzu ndangamurage. Nyamara uyu mugabo ntiyahisemo gusoma amateka cyangwa kuyavuga gusa, ahubwo yahisemo kuyabamo mu buzima bwa buri munsi. Umushumba Zempa yavutse mu mwaka w'1988. U Rwanda rwari rumaze kwinjira mu bihe bishya, ariko aho gukurikiza isi y'iterambere n'imyambarire ya none, Zempa yahisemo gusubira mu mibereho y'ubwami bw'u Rwanda bwa kera. Yambara impu n'imitako gakondo nk'uko abakurambere babigenzaga. Abamubonye bwa mbere benshi bakeka ko ari umukambwe wabayeho mu gihe cy'abami. Nyamara uyu ni umusore wavukiye muri iki kinyejana. Amahoro. Muraho neza. Amashyo, hariya bavuga amashyo. Amashongore. Yego. Bwanyuma na nyuma turahageze iwawe. Ni karibu ku isoko ri ku isonga. Murakoze cyane. Yego. Umuna hadasanzwe. Harasanzwe. Anga niho wanyeretse ku mashusho se? Niho. Ari n'ahandi ngira ngo se. Ariko mu buryo bw'ibikingi by'amarembo. Amarembo aruguruye, imyugariro urayireba. Yego. Ukareba iki giti. Ibikingi by'amarembo bigizwe n'ibiti bibiri. Yego, none ari kino cy'umurinzi. Niko cyitwa? Ni umurinzi mu buryo bwa gihanga. N'iki cyitwa Imana mu Rwanda mu buryo bwa gihanga, ariko bakizi nk'umuvumu. Byari binunguye nanjye cyitwa ari umuvumu. Iki ngiki bakakizi nk'umuko. Ibyo biri hano byaba bifite icyo bisobanuye cyangwa n'ibiti bisanzwe? Yego, bifite igisobanuro rwose, nk'umurinzi Imana mu Rwanda. Umurinzi Imana mu Rwanda bisobanuye? Ni ukuvuga ngo dufite umurinzi turindira uyu muco wacu kugira ngo uhore ku isonga. Neza. Ni ngenderwaho, ntabwo ujya ureberwaho. Ni ngenderwaho, ni irage ryacu niko bimeze. Iki giti rero nk'umurinzi nicyo kirinda ibijyanye n'imigenzo yacu iri mu muco wacu kugira ngo natwe batoye idukoreremo, dukomeze gusigasira uyu muco wacu. Iki cy'umuvumo rero nacyo gisobanura ko Imana mu Rwanda, ibyo dukora birangajwe n'Imana imbere. Umuco birasanzwe, buri wese uzi umuco azi ko iki giti gisobanuye gityo. Yego, ntabwo bese hari abakibona nk'igiti cy'ikibazanyo kivamo n'ibikoresho. Harimo ibikoresho, imbehe zacu, imyenda yacu. Hariya kiriya giti kirimo imirimo myinshi cyane. Yego. Ariko tukaba dufite uru rugo ni urugo nyarwanda. Yego. Iriya niyo nzu mbikamo ibikoresho byanjye. Ingiye ishushanyijeho neza, ninde ushushanya cyane? Ni amasunzu. Ni amasunzu koko ndayabona hano. Ntabwo wabyitegereza uri kureba? Ni amasunzu. Uyu nawe afite amasunzu? Nawe iri ni isunzu ryo? Sikari ibyo. Yego. Uba mu nzu y'ibyatsi se yinga akora ibikamo ibikoresho? Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ariko dufite n'izindi z'ibitare. Uretse gatoya, uba mu nzu y'ibyatsi, inzu isanzwe wubatse isa neza gutya akaba ibikamo ibikoresho? Haramanye n'abantu. Haramira hariya niho mu ngamba ziri kubona. Ntabwo ndi gusobanukirwa. Afite inzu nziza ariko niyo abikamo ibikoresho, akaba mu nzu y'ibyatsi. Noze urugendo wabasha kubisobanura gute? Sinzi icyo bita inzu nziza, ariko mu buryo bw'irage iriya ni inzu nziza kuko ni nayo
gukurura ubukerarugendo bushingiye ku muco hano cyane cyane kuruta iyi ngiyi. ukuvuga wahitamo kuba mu nzu y'ibyatsi kuruta kuba mu nzu isanzwe. Iriya urebye n'abahanzi niyo baza gukoreraho amashusho atandukanye ntabwo bakorera kuri iyi cyane kuruta iriya. Ni naho ingamba y'igihugu. Ka tuyigereho turebe. Murakoze cyane. Mu buryo bw'irage ni uko ibi muco wacu uriranga, ni uko aba bana ubona bari hano. Iyi niyo ngamba yo ku isoko. Aba bana se ko mbona ari benshi nkaba nzi ko ukiri ingaragu, aba baturutse he? Aba ni ab'u Rwanda, ni abana b'u Rwanda, kandi ibikorerwa hano byose ni ubuntu. Ni ubuntu mu buryo bw'irage. Bambaye imyenda yanoze ya kinyarwanda gakondo, bisaba kuyibahereza cyangwa ni iyabo baba bayifite? Ubu uko babibonye iriya nzu niyo nkoreramo ibirimo ibikoresho ni bifashisha hano. Aba bana se ni itorero ryawe, ni abana bawe? Twiga umuco muri rusange. Si itorero. Barakwishyura se? Oya ntabwo n'ubundi. Nose bagera hano gute? Oya baraza nk'ubwo bari kuvuza ingoma n'abandi baragenda baza kubera ko ari umurage. Bo wabamagaye boherezwa nande? Boherezwa n'ababyeyi babo kubera yuko ni umurage. Abana bo ntibanagira idini. Umubyeyi akamwohereza ngo aze kumara iki se? Baze kwiga umuco. Ukabigisha umuco? Yewe. Umubyeyi arifata gutya ati mwana nazi. Hari n'abana bizana ubwabo, ariko kubera bakuruwe n'uyu murage uri hano, ariko ugasanga n'ababyeyi bo ntibabashyigikiye, ariko kubera ko uyu muco ari mwiza uriranga, hashobora kuba habaye ibintu bya jiya, by'abadive, by'abanyamadini, habaye isengesho, bakahugira muri ibyo. Ariko iyo batashye bibuka yuko hano hari ingoma, bakaza tugakeza uyu muco wacu muri rusange. Iyi nzu rero niyo ko navuye kuko niyo nzu y'irage, niyo nkoreramo, na hano niyo mbuga yayo. Iyi mbuga yayo niyo dukoreramo imikino yacu igaragaza umurage wacu, ndetse no kuba turi butarame n'abaturage muri rusange mu gihe cy'umuganura. Abaturage bahe bajya baza gutaramira iwabo? U Rwanda rwose. Yego. Izi ngoma abana bari gucuranga, bari gukoma nako ni izahe? Ni izo ku isoko. Ni izawe? Yego. Ntabwo ari n'izanjye nk'izanjye, ni ibikoresho ntunze, ariko ntabwo nagira ingoma nka sindi nyir'ingoma ari mu irage. Ariko ingoma zo ni ibikoresho biri hano, n'abakaniyi nabo turabafite bazikana. Irage ryose muri aka gace ka Ruhango, navuye ko u Rwanda rwose buri hari Ruhango, kuko ni urwa Gihango, kandi Ruhango ni Igihango. Abana bitese muraho neza? Ndabona bahuze bibyinira. Yego, hano ndabona umukambwe nako umukecuru. Umukecuru ajya umukambwe se? Oya, ubona uri kubinyuranya, ariko ari mu bakuru. Ari mu bakuru nawe yiriraje. Muraho neza? Ndacyahumeka. Amashyo nimba ari amashyo, yewe nanjye byaramvanye. Mashongore neza. Ngira ngo amashyo mashongore bigira umuntu wigeze kubona naho mbere. Uko ugize nanjye ndabigize. Kandi twahoranye nk'abo. Yego. No kuvuga n'abakuru baraza bagataramira hano. Ni mu buryo bw'irage, ntabwo iki gitaramo cyaburamo abakuru ngo usange cyaba kimeze neza. Abakuru n'abatoya, ingeri zose, uyu muco wacu ntabwo ujya ukunda gutakuka. Nitwa Ruzibiza. Mama, reka nganire n'abakuru mve nanjye niba nkibyibuka. Nitwa Ruzibiza rwa Mbungu wa Mukaza wa Mpanzi wa Kamandwa ka Bununzi bwa Karyango ka Ndongozi wa Kimenyi cya Bazimya ba Ruregera rw'Abazirankende, abandi uwo mu nzu y'Abagesera. Witwa gute? Nitwa Uzamukunda Safiya wa Kanyande Kabundo Bondo yo Ntambara wa Kiramira cya Rwagatore wa Ndabahimye.
umushamba. uro mu nzu y'abashambo uro mu nzu y'abashambo Ndi umushamba n'imiryango w'umuhima. ahasigaye kuba uyu musore ukiri mutoya afata akihebera umuco gutyo nkamwe nk'abantu mwabaye mu gihe cya kera ndetse no mu muco nibura ugihanze mubyakira mute mubibona mute? Tubibonamwo ubumenyi no kuzura gakondo. Yego, gakondo buriya yaba yari yarapfuye, ese yapfuye ite? Yapfuye yishwe nuko abanyarwanda twayitaye. Twayitaye gute? Twimika iby'ubu bigezweho? Twabimitse iby'ubu bigezeho. Nta babyeyi bagicunda, ntibagitega ingore, ntibatoza abana babo umuco wa kinyarwanda, ahubwo babatoza imicezo. babuze urugori. Ariko se buriya ubona bipfira hehe nk'abo w'inararibonye? Aho bipfira rero hapfira yuko bakurikije imico y'abazungu. Ntibegere n'ababyeyi babo ngo babwire bati kirazira ni iyi. None se ubu ngubu tugendeye ku rugero rw'umushumba utekereza ko ari iki cyakorwa tugendeye ku rugero rwiwe? Tugendeye ku rugero rwiwe, abari bakuru tukineganega dukwiye kwegereza abana tukabigisha umuco gakondo. Mu bana niho bipfira kandi koko ngo igiti ukigura kikiri gito. Iyo kimaze gusagamba ntikiba kikigororotse. Mushumba Zempa afite intego, afite inzozi zashaka kugera. Ibi bintu abikora bikunze kuruta uko abikeneyemo inyungu. Urabona mu myaka 10 azaba ari nka hehe tuvuye kuri uyu munsi? Azaba ari ku ntera ndende. Urugero nuko tukiriho tuzajya tumwibutsa n'ibyo atarazi. Nubwo muza mumushyigikiye cyane. Yego, afite inzozi zo kugira inzu ndangamurage. Uratekereza azabigeraho? Azabigeraho. Afite ibyangombwa byose bikenewe. Bifite. Turagushimiye cyane. Musigara amahoro rero. Kadukomeze tuganire n'umushumba adutembereze. Namwe musigara amahoro. Ngayo ngo abantu yo bazi kuganira cyane. Ariko wumvise umukuru icyo atatse irya mukuru se subiza aragira ati abakuru tukineganega. Tukineganega. Harimo ikibazo cy'uko bakineganega. Rero urumva abakuru nibo umwe uturutse bukuru urakwira. None dufite abakuru baneganega. Kandi koko bano nibo bene umurage. Uyu murage rero urumva turashaka yuko utera imbere uhereye muri bene bo. Kubera yuko ntabwo wavuga ngo u Rwanda ruteye imbere, abantu bateye imbere, umuco ugasigara. Bene wo nibyo nakubwiyeho ku kijyanye n'imirimo yabo. Imirimo yabo ya buri munsi kubumba. Umubumbyi ni umukene. Ku rwego rw'uko umwana atakura ashaka kubumba. Kuko ari iby'abantu basigaye. Noneho kubumba bikazagira ikibazo. Nibi n'ahantu ndangamateka. Biracyagezweho cyane. Wabumba yabumba iby'umuco gusa byo kwerekana. Byanakura bigakoreshwa no mu buzima ukaba wanabumba inonzo. Yego. Erega buriya twebwe tugira ubutaraga. Ubuzima, tugira ubuzima. Nicyo kirango cyacu ni uguhora turi bazima. Turaremwa rero. Imana ikaturemesha. Aruremesha se nubabona. Ariko se mfite ikibazo cy'amatsiko. Aka kanya hano ugaragiye wagenderewe n'abantu basa nkaho bakuzemo. Intego yawe mu kumenyekanisha umuco urimo urita cyane uribanda kuri nde? N'urubyiruko, n'abato bakikura. Ese kuba abakuze aribo bagushyigikiye ubifata gute? Ibyo uri kumbwira nabo barishyigikiye. Kubera ko uyu muco wacu nakubwiye ko ari umurage. Umura rero kwicumura ni ikindi kintu kibi cyane. Ni ugucumura kimwe, kabiri ni ukwiyisiba. Buri wese rero nta umurage udakomanga. Nabo baza kuko babona ko ari cyo gusigasirwa. Bakaza muri iyo ngeri y'uko dukwiye guhana amaboko. Uyu munsi rero ugiye kutwereka bimwe mu bikoresho bya Kinyarwanda. Ngena natunguye no kureba
ntago mbyumvise biratangaje ku myaka yawe birangura bitwereka byose nabonye ari byinshi hari nibyo ntazi amazina utwereke ndetse n'ubuzima bwawe bwa umunsi twamenye ko butangaje ko wiberaho nk'abantu bo mu myaka yo ya kera uburyo bibasha ibyo urya ibyo wambara neza wigumiye mu muco wa kera. Urumva icyo tugiye kureba ibyo bikoresho nk'ibikoresho ntibisaza by'u Rwanda biranoga, icyo ni kimwe. Kabiri ni ibintu ndangamurage. Noneho ubwo rero uravuga ati ndabikoresha ariko navuga ko tubisigasira, turabisigasira. Nanjye kubikoresha urumva ni gake, bifite ibikomere, ndabyegeranya ahubwo mu buryo bw'uko nshaka kubibyaza umusaruro kugira ngo nawe ujye uza n'undaze n'undi munyarwanda duhurize uwo murage wose uri mu hantu uri mu bantu kugira ngo u Rwanda rukomeze rutere imbere ruhereye muri bene rwo. Ukuntu wahisemo rero kwibera muri iyi nzu nicyo kintu nari kumva. Aho mbabarire kuvuga ku nzu yawe mbayita ni inzu nyarwanda. Mbabarire rwose. Ubu buri bwo buturo bwawe ni Nkumba. Nkumba ni mu rugo ntabwo bishoboka. Ariko mu buryo bw'abanyarwanda bose iriya nkingi ifite ikivuze. Iyo hagati niyo mu mbere dore ngiri ifite n'agasongero. Ariko ufite amatsiko yo kureba mu mbere we. Ukareba mu mbere. Ufite amatsiko yo kugira ngo ugashira isoni ukareba mu mbere. Ahubwo icyaba cyiza winjiramo utese. Ninjiramo nka nyirirage nkinjiramo ariko mu buryo by'ibi bipfukamano byanyu ntabwo ahubwo washyikira uburyo hano hari akantu abandi mwigize ngo abasirimu ibipfukamano ni ibiki ntabwo nsobanukiwe. Ibyo bipfukamano wambaye ibyo byigize hirya utabikandagize ku ishinge. Ntabwo wemerewe kwinjiramo inkweto. Ntabwo wemerewe kwinjiramo inkweto. Biri serious. Ariko wowe bitewe n'uko ubona wagakwiye kuba wakwicara no kuri aka ngaka ukareba hano kuri Mbonabihe. Utu dutebe turacyaba. Agasonga bugari. Ariko intebe y'irage irahari. Intebe y'irage irahari. Aka gatandukanye na agasonga bugari ni akaya hagati iyi n'iyi. Ibya bindi byanyu mwazanye ubugari mugaca umutsima. Twazanye ubugari duca umutsima. Byakubera. Yego. Byakubera kuko nawe uri kwibaza ibyawe. Kane yicarire. Hano ukabibaza nkaho wabikuye ari ibyawe. Ikintu gitangaje umushumba hano atunze ibikoresho mu nzu yiwe. N'aba bakecuru umuntu abarangaha rwose badukikije batagitunze mu mazu yabo bya kera bitangaje. Agiye kubitumurikira kimwe kuri kimwe ariko nje natangaye. Mu duce dutandukanye twa Ruhango umushumba Zempa yakusanije ibikoresho abakurambere bakoreshaga mbere y'ubukoroni. Ibikoresho byo mu rugo, ibyo mu buhinzi, ibyo mu bworozi, imbehe, ibibindi, ibyansi ndetse n'ibindi byinshi. Ngo tugiye guhera ku cyo gikoresho. Tugiye guhera kuri cya gikoresho cy'urusyo. Urusyo ni ingasire. Harya nawe mugani baca mu Kinyarwanda uko mu rusyo akoma n'ingasire. Biri mu mbonezabitekerezo. Biri mu mbonezabitekerezo ku buryo ryihana. Igisyo ni cya kindi baseraho ubwo ingasire ni ya yindi sya. Yaba ari byo cyangwa ndabicuritse. Uru ni urwo rusyo. Ingasire iraguye wampaye. Inkare. Oya. Ariko mu buryo bwa sera ingasire ni iyi ngiyi. Kubera icyo utashyize sima mu nzu yawe se? Turakurungira. Rero ubwo hano ho turukoreraho imigenzo yacu ijyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Hariho kubetera. Urubetezi rwacu ni hano turukura. N'amazimano yacu atandukanye y'umutsima wa Kinyarwanda. Umutsima wa Kinyarwanda. Yego, ku masaka yacu. Amasaka, umutsima urya amasaka uvamo hano? Yego, ni icyuma cyacu iki mukoresha mujya ngo cya Kinyarwanda nicyo. Wawuteka ukaza ari umutsima uryoshye rege. Yego. Kandi ntago mukunze kuwubona mu muganura? Njya mbona umutsima w'umutuku bakatisha rwa rudodo barwita Oya. Umutsima w'umutuku.
w'amasaka bakatisha bari kuwukatisha urudodo usanga nzi uburyo barwita wasanga rufite izina ryabugenewe urutamyi barwita urutamyi ngayo nguko urutamyi ntabwo ari ko barwita niko rwitwa munyihanganire yego so iki ni igikoresho cya mbere urusyo ruburu ingasire kabiyi ingasire ni iyi ngiyi ubwo rero wakomye uru rusyo kurukoma ni ukurukora urabona ko ari ibuye avuga ko dufite amarage yacu ari mu hantu ari mu bantu ari no mu bintu wanyemerera umunsi ukanekera umutsima w'isaka ryavuye hano yo wageze ku isoko ibyo rwose ni irage yego igikoresho cya kabiri ni ukuvuga yanze kurya umutsima ngo anyuze mu cyuma cy'abazungu. Buri gikoresho kivuga inkuru y'amateka y'ubuzima abanyarwanda babagamo kera. Ibi si ibintu bishyirwa mu kabati ngo birebwe gusa, ni umurage ukiriho kandi ugikoreshwa nk'uko byakorwaga kera. Uyu ni umuntu w'agaciro mu gihugu, ni umuntu wo kubahwa cyane. Ni ngombwa ngo umuco ntuzimire mu gihe ari umujene nk'uyu nguyu, ndetse utaranabaye no muri icyo gihe cya kera. Rero dore umwami wacu rero, kiri igisabo nanjye ndakizi. Uyu ni umwami wacu, harya bagishyikira bati kiruta zirakama. Uyu ni umwami wacu rero mu buryo bw'irage. Ute? Dusaba Imana zeze umutima wacu urangwe n'ubuntu, dusangizanya amata, ariko dusaba Imana zeze nyine sabi zeze nk'umukurambere wacu, nawe turabimukesha. Yego, ubwo rero ku isoko ri kwisonga uburyo bw'irage dusangizanya amata. Ugeze hano ntiyishwa n'inyota. Oya, irage rwose abakuru ntacyo babuze. None se mama, nk'aho murebye bino bintu ntabwo mwumva bitangaje? Mu buryo bw'irage iki nacyo ni icyasi cyane. Muti nibi byakoraga. None ibibazo n'umujene arabifite namwe mutabifite. Ajye biratasa. Mu buryo bw'irage iki nacyo ni icyasi cyacu. Icyansi ko mbona ari kinini bitiyaje nicyo tubuganirizamo. Ibindi byatsi byose biri hano nicyo kibihagarariye. Ndabona ari kinini, utwonzi tuba ari dutoya. Iki nicyo kibihagarariye rero. Yego. Ni icy'umukurambere bita nkonzi. Ibi ni ibikoresho utunze ukoresha mu buzima bwa buri munsi. Yego. Igikoresho cya kane kigiye gukurikiraho ni ikihe? Igikoresho cya kane turasangira. Wa mutsima wacu w'amasaka turaza kuwusangirira aha ngaha. Dufite indosho yacu. Indosho? Ngiyi. Isahani harya kera bayi. Ubwo ngubwo dufite n'imbehe yacu. Hari ibi, hari imbehe akaba n'indosho. Iyi nayo ni ibigeni. Yego. Ubwo ni imbehe zitandukanye. Shiki. Uyu ni umwuko. Yego. Iki kikaba kamamiye. Oya, indosho. Ibyo mwita imidaho mwebwe. Umudaho. Ariko zose ni indosho. Okay. Kubera iki ngiyi itaba imbehe? Oya, nazo ni imbehe zifite ibisobanuro. Iyi ni ibigeni. Bikaba biri ku nkoko. Ni yego. Ibyo nanjye nakimenya. Amafunguro yawe uyarira ku biti? Ntabwo ari ibiti, n'imbehe. Mu buryo bw'irage nukuri, ni ukuvuga ndamutse nkusuye nkakuzanira impano y'idongo n'amasorori wambwira ngo subira nayo. Oya. Kandi uje ku isoko. Mu buryo bw'irage rero nabisubira nayo. Mu buryo bw'irage yego. Tujya tugira n'igihe cy'igitaramo. Tukazana intango. Tukayitereka mu ntango. Noneho tugatarama. Ntabwo itagira umuheha. Oya. Ntabwo tujya dukoresha ibyo ngibyo. Dufite aho duhurira. N'imikenke irahari. Yego. Nawe iyo miheha yo. Umuheha ntabwo ari ikinyarwanda. Oya yo. Okay. Dufite imikenke. Someramo. Harimo imbonezabitekerezo y'uko ari uko tuba twahuje imitima. Umutima wasubiye mu gitereko. Ababyumva ubu barabyumva kuko abanyarwanda benshi ntabwo ari bambona bihita. Iki kibaye igikoresho cya gatanu. Iki gifite igitaramo gikomeye mu bikoresho bya gakondo atunze akoresha mu buzima bwa buri munsi.
ibi ntabwo ari ibikoresho atunze hano kubw'umurimo, nibyo akuramo buri munsi. Hari ikindi rero gikoresho wa mugabo we kijyanye n'umuvure. Yego. Uriya rwose tugira uko duhamura hano turenga, kandi tukenga kinyarwanda. Ibintu biba birimo nta n'uwabyemera. Turenga kinyarwanda. Wagira ngo abantu bijya bizimirira. Bikongera bikagaragara ari uko bishatse. Oya, inzu ni ngari. Iyi nzu ni ngari. Niko. Yewe. Ibintu byose ubika muri iyi nzu ugasasamo ukaryama. Ese nkubaze urara kwimatera cyangwa? Kwimatera? Oya, dufite urutara. Ntabwo wambwira ko uryama ku rutara, urimo urambeshya. Nta nubwo ubona uvuze ati basika nigiri mu wenge ndara akagongo kari kwimatera. Dore wa muvumo icyo nakubwiraga. Uyu ni umuvure wacu. Nawo turenga. Bengeramo. Ariko hano ku isoko ntago ari iki gikoresho kimwe cy'umuvure. Yego. Uyu nguyu ni uwirage nawe burimo hano. Mu buryo bw'uko nakubwiye ko tujya dutaramana n'abakuru turenga inzoga zacu za kinyarwanda. Yego. Iki nacyo rero ni igikoresho nyarwanda kigaragaza inyengo, ubwenge bw'abanyarwanda. Ujye ubyumva hano mu ndasano biragufasha. Inyengo yura gute n'ubwenge? Inyengo yawe. Inyengo yawe nibwo bwenge bwawe. Buri wese agira inyogo ye. Buri wese agira inyengo ye. Yego. Ubwo mise mbihuza. Ubugenge n'ubugenge bwayo. Ubwo umuntu yarengaga akaba yaryoshye undi akaba yabishya. Ukamenya inyengo ye. Yego. Ukamenya turutoki rwa kanaka. Ivi rye niwe wakenze. Ibyo binavuga n'impamura. Kera ni ukuvuga hari igihe tuvuge niba ari nk'abantu benga batatu mubazi ko bahoraho, hari igihe umuntu yengaga ukaba wamenya ngo n'uyu nguyu, nako hari igihe wasomaga ukumva n'uyu muntu wenze kandi utaramubonye. Kuri benshi Ruhango ni akarere kamwe mu ntara y'Amajyepfo, ariko ku Mushumba Zemba ni ku isoko y'ubutaka bwanditse amateka y'u Rwanda. Ni ahantu higeze guturwa n'abami hakabera ubuzima bwa gishumba, niho haturutse abarwanyi bubatse iki gihugu. Yemera ko ushaka gusobanukirwa n'u Rwanda rw'ejo hazaza agomba kubanza kumenya aho rwaturutse. Aha rero naho nk'uko mwabibonye, yego, turi n'ingeri. Turi n'ingeri. Ujye uvuza nini? Ntago tuvuza. Ni n'ingiri. Ntago tuvuza, turatarama wangereka. Ariko igihari, yego, mu buryo bw'irage, ni igitaramo kandi ni ingamba. Yego. Ingamba dufite rero ziba zirimo n'ubuhanzi bugiye butandukanye. Ubona bara bose ni abahanzi. Yego, ndabona. Abo bose ni abahanzi, nawe uri umuhanzi. Ese si uri uwa Gihanga? Cyane. Yego, rero nicyo kitugira abahanzi. Twebwe mu irage ikitugira umuhanzi ntabwo ari uko turirimba gusa, ahubwo ni uko tuba uko twimereye, tuguma mu mwimerere wacu. Saba bugufi ngira icyo nkubaza. Oya, ariko abantu ntago nzi impamvu ibibatera. Bavuze ko umuntu wese wemeye guhirimbanira uba umuntu uri mu muco cyane byimbitse nk'uko tugusanze. Bavuga ko hari imyuka iri inyuma yabyo, ndetse imyuka y'umwijima, imyuka y'abakurambere za Nyabingi. Ibi bintu urabihakana? Imyuka mibi ni impamo, ariko nta kibi kigera ku Rwanda. Ibyo Rwanda we imyuka ntago. Imyuka irahari n'itaba. Buriya ni umucuri. Ni umucuri kuko aka kanya kuko ubusanga nka Habimana ni umupagani. Vedasiti ni umuzungu. Asigaye yitwa Petero. Niyo mpamvu Zempa ari umushumba. Kubera ko iyo bitagenda gutyo nari kuguma ndi Petero. Ntabwo nsobanukiye. Urabyumva? Mu buryo bw'umucuri uravuze ngo umuco wacu uri mu myuka mibi. Wambuza uburyo rubanda rubitekereza. Ese wahamya ko hari imyuka mibi ukorana nawe, nako imyuka tureke kwita mibi? Kusubo ibyo utabona, aha hari urugwiro. Urugwiro rero umuco wacu wuje urugwiro. Ntabwo ari ibintu biza by'ibizanano, bikagenda bifata ubuhanga, ubwenge, bikitirirwa ibyo ntazi. Ariko uvuga ko ufite irage rya basogokuru. Basogokuru bazi ute nimba batarabayeho? Ese ni gute utekereza ko muhura mu buryo bw'umwuka? Izina n'ubuzima. Izina n'ubuzima bafite amazina. Nawe wivuga wahereye muri wowe kugera mu mizi yawe. Icyo rero nicyo kuzirikana, kuko
nta kintu kitariho kidafite izina. Ndakubwiye ko izina riri mu hantu natwe dufitanye ahondi muhondi muhandi nanjye handi nanjye ndi nanjye haransobanura nanjye nkasobanura. Ubwo turabyita ko ari amaraso birakurikirana. Nk'ahantu humve harandi nanjye ndahari. Usubize ko tugira u Rwanda ujya ujya ahantu babaza uri umunyarwanda warenga hano bavuga hasi mu Rwanda aho ndi harandi nanjye ndahari haransobanura nanjye ndahasobanura. Ese ibyo ni irage ndi kukumvisha ibijyanye n'irage kuko nugendera mu buryo bw'uko urebera kera nugendere mu ndomo mu ndanganteko no mu gicumbi igice kidahinduka nyine turi ku gicumbi icyo gice cyacu. Kuri umushumba Zempa umuco si ukwambara impuzu za gakondo buri munsi gusa cyangwa kuwumurikira abashyitsi mu mbyino n'ibindi. Umuco ni ubuzima bwa buri munsi. Aba mu nzu y'ibyatsi yubatswe nk'uko byakorwaga kera ku bw'abami. Arya ibiryo karemano bitigeze biva mu nganda. Ntakoresha amavuta y'ubuto keretse amavuta y'inka akura mu byasigaye ku mata. Yizera ibikomoka ku butaka no ku nka. Iyo atanyoye amata yinywera urwagwa n'ikigage n'ibindi byinshi byenzwe mu masaka. Kubaho ni ukuramuka. Yabyutse ashimira abakurambere kubera kumuraga ino ngabire. Uhamya ko hari kugira ngo umuntu akunde gakondo bigeze aha ntago bisaba ko hari imyuka runaka bavugana nayo. Oya byanga bikunda umurage nakubwiye ko ari umura ururera ruturera. Kwicumura ni ukwimesa kwibura. Urumva rero kugendera mu mura ukagendera mu rurera rwawe ni kimwe ahubwo twese twakabaye turimo aho kwigira ibyo ntazi. Aka kanya biba binababaje kubona umunyarwanda mugenzi wawe akubaza ibyabawe nawe muhuriyeho ibyari nawe uri akabikubaza nk'ibintu by'ahandi cyangwa bya kera we bitamureba. Niye nama wagira urubyiruko rwumva umuco wa kinyarwanda utabafasheho rimwe na rimwe bakanabifata nk'ibintu biciriritse ko umuntu abifata akabigira ubuzima bwe bwa buri munsi? Ndahera ku bakuru kuko burya abakuru nibo ndeberwaho kuko urubyiruko burya bwo n'imbaraga kandi ubusanga bo bakora ibyo babashije kubamo. Kimwe rero hatabayeho urumuri rw'umurage ngo rukumurikire nawe ukurikirana uyu murage byiviriye muri wowe uri muri wowe noneho akagusohokamo ukabikora nk'urubyiruko. Ariko abakuru nibo bakwiye guhonoka bakagaruka kuri uyu muco noneho bigahera no mu rugo noneho bigasakara. Ndetse rwose uyu muco urakungahaye mu bukungu urakungahaye mu mibereho urakungahaye mu mibanire. Nindeberwaho nta kindi kintu gishobora kuruta umuco nyarwanda. Ibyatangiye ari inzozi z'umuntu umwe ubu byabaye inzozi z'umuryango munini mugari. Mu bice byinshi bya Ruhango Zempa amaze kogera ibikorwa byiwe birimo biragenda bikura. Hari urubyiruko rwinshi ruva imihanda yose ruje kwiga imbyino za gakondo, amateka, kwiga indangagaciro n'uburyo abakurambere babagaho. Si abana gusa kuko n'abantu bakuru, abakecuru n'abasaza, abamama bakuze ndetse n'abagabo ubasanga ahangaha. Umurage ntukiri uwe wenyine ahubwo wabaye uw'igihugu cyose. Kubera ukuntu yambara iyo agenda mu mihanda abantu barahagarara bakamureba. Hari abamwishimira abandi bakamuseka. Hari abamwita umusazi abandi bakavuga ko yananiwe kwakira iterambere.
ariko umushumba Zempa ntiyigeze ariko ibyo avuga cyangwa ibyo akora kubera amagambo y'abantu. Azi neza ko kurinda umuco bisaba ubutwari bwo kwemera kuba utandukanye n'abandi. Yagenda nuko nguko buri gihe mubona. Ndose mwebwe mubona gute? Twe tubona ari byiza no gushyigikira umuco nyarwanda. Koko se? Ariko hari abantu batabyumva kimwe. Abantu baba batabyumva kimwe ariko umuco wacu ugomba kuguma iwacu, ntago tuba tugomba gukoresha iby'amahanga cyane. Tujanga hambona abantu benshi bamurangamiye bamureba. Uratekereza umubare munini muri bo nabatangaye cyangwa nabumiwe? Umubare munini nabatangaye. Utekereza ko batangajwe n'iki? Batangajwe yuko ibi bintu batajya bakunda kubibona ahantu henshi. Nicyo cyabatangaje. Ubusamaze kumenyekana hano muri Ruhangora? Hano muri Ruhangora arimo kugenda yubaka izina, urabona natwe tumaze kugenda tumumenya. Nakomereza azagenda amenyekana cyane, yajya akora n'ibitaramo, ibintu nk'ibyo ngibyo bituma abantu bamumenya. Kubona umusore ungana nk'uyu nguyu yifata akigira umuntu wa gakondo, tubyite kwigira kuko turabiza aka kanya uburyo ibintu bimeze, ibihe byarahindutse. Ubibona ute, ubyakira ute? Buriya no muco yari yafashe w'abasogokuruza ba kera. Basogokuru nikori bari bameze, bari babyemerewe niwo ku muco wabo wari umeze. Urukundo rwari rukiri urukundo, abantu basabana, abantu bakora ibintu bya kinyarwanda. Ubwo abazungu baje kubihindura rero. So iyo urebye umusore nk'uyu nguyu abikora, kuri wowe bikwigisha iki nk'umuntu wanabayeho na mbere yiwe? Binyereka umuco wahozeho kera kandi wari mwiza. N'ubu ngubu binkumbuza yuko byongeye bikagaruka uko abanyarwanda bari bamezeho hambere, isi yacu yarushaho kuba nziza. Utekereza iki mufite abana? Iyo muri abana banyu badashaka kwita ku muco, mwebwe nk'ababyeyi mubyitaho? Uyu ngubu kuba bafite abantu babibatoza, abononekaye barononekaye kuko bari badafite kibwiriza, ariko abangaba bafatiranywe bakaba bigishijwe uyu muco, turavuga ko u Rwanda rw'ejo ruzarushaho kuba rwiza. Amazina yanyu yose mwitwa gute? Nitwa Mukamusoni Magdalene. Mukamuso, abantu bavuga ko abantu bihebeye iri gakondo abakoreshwa n'imyuka idasanzwe, wowe bitekereza iki? Ntabwo ari imyuka idasanzwe. Ibi bintu rwose urebye ni gakondo ya kera cyane, tukiri abana twarabibonaga, ukabona abantu bataramye bakoze igitaramo, bafite inanga baracuranga, abana barazitambira. Ubwo rero biza kugenda bicogora hari kubera urukundo rwakonje, ariko tukibona umuhungu wacu yemeye kutugarurira uyu muco, natwe twasanze uyu muco tuwuziho, twemeye no kumushyigikira rwose, natwe tukazafatanya muri iki gikorwa cy'umuco wacu wa kera, gakondo yacu ya kera tukongera tukayigarura, ndetse n'abana bacu tukayibashyiramo. Bari abana bari gukina bose ni abacu, bakamenya gucuranga, bakamenya kwivuga, bakamenya ibiganiro, bagakina, bya bindi by'urugomo bikavaho. Uyu muco rero wa hano ku isoko nicyo ugamije, ntabwo ugamije imyuka mibi, oya, ugamije umwuka mwiza cyane. Tate we twari twaganiriye mu kanya, ngiye kubaza ikibazo kimwe ndahita naguheza n'akamikoro, ndabona akaboko nta kageziyo, batazavuga ngo ngira akaboko karekare. Ahantu bisa nkaho ari ahantu mutinda cyane, ngenda birankabyibwira. Wahamya n'umutima wawe ko gutaramira ahangaha bikurutira kuba uri ahantu hariya ku ibutike muri gusoma agacupa n'imbukanywa n'abandi bagore? Bavuga ko hano hakurutira kuhataramira bitewe n'ibihe muhagirira, bikurutira kuba uri ahandi hantu iyo utaramye cyangwa wumva unezerewe. Kugira ngo njye kubunza ababyeyi bagenzi banjye amazimwe, numva ahangaha handutira kuba natarara nkajya mu yindi mirimo ntashoboye. Ariko se kubera iki? Kubera ko igituma habindutira, nzahura n'inshuke nyigishe umuco. Iyo wamaze kugera aho ngaho wagiye gutamira akayoga muri butike, ku mugani wawe nta bwenge bundi bukigira. Aha ni mu ishuri,
ahangaha numva nahicara nkagorora igiti cyanjye kitarangugurana. Biratangaje cyane kumva ko umusore ungana gutya yagira influence ingana gutya. Abana ababyeyi bari hejuru y'imyaka ya za 50, abana buzuye ahangaha na buzukuru babo, abandi ni ababo. Ntabwo neza ko ari ikintu cyo gukinisha ku musore agira influence ingana gutya. Aba babyeyi bakunda u Rwanda, babayeho mbere yiwe, ako nimba basha kubegeranya buri mubura bagataramira ahangaha, bakaba hari utundi turimo barimo. Simbihakana ko ari uturimo mwakabaye murimo, yego mwemere no gutembera, ariko iki ni ikintu gitangaje. Niyo mpamvu numva nkangura buri umwe wese ureba ibi bintu, habe utaruzi byinshi kuri uyu muco cyangwa kufatwa ugiriwe mu buzima bwa buri munsi, ko turi abanyarwanda, aho tuzajya hose turi abanyarwanda. Ayo manga tuzirukanyira munyo twara umuco waboroshye tukawukunda gute, tuzahora turi abanyarwanda. Kandi ikindi tuzirikane ko twebwe nitutabigumana, abazavuka nyuma yacu bo bazavuka ari nta gihugu bafite, bazabona bari mu butaka ariko batazi amateka yabo. So rero ndashishikariza buri umwe wese ureba ibikorwa uyu musore akora. Njyewe ku giti cyanjye ntabwo nakibuza ko bihagaranga, ibi ni ibintu bigari cyane byakaba bigera no ku rwego rwo hejuru. Umuco wacu ntugacike. Mwandere wese udukurikiye gahunda umuntu gahunda turimo kugaragaza n'igitaramo dufite ejo bundi kuri 15 Kanama Kanamira Nzeri, ni ukugaragaza yego ubushakashatsi bushingiye ku murage uri mu bantu, umurage uri mu hantu, n'umurage uri mu bintu nyarwanda. Noneho ikibihuza kitabitandukanya, tukabasha kumenya amabare banga yabyo, ariko ikibigira bizima kigatuma bikomeza bikaba bizima. Ibyo ni ibiti turi kuvuga aka kanya. Aka kanya turi kuvuga ni ibijyanye n'umwimerere w'umurage w'u Rwanda. Umurage w'u Rwanda hari umurage uri mu hantu, nk'ahantu nyaburanga abasukuruza bacu basize barasaza. Noneho hari n'umurage uri mu mwuka uyu nguyu utagaragara, utuma tugabirana, utuma tugira umuganura. Ni umurage udafatika, ariko niwe utanga ibifatika. Uwo murage rero nawe tuzavuga, n'umurage uri mu bikoresho nyarwanda. Iki kibazo cy'amatsiko noneho aho bihurira, aho nari ngiye kugeza, kuba ahantu umuntu yakwitwa ahantu hakwitwa Ikabuye, noneho hariho n'umuntu witwa Kabuye, hariho n'igikoresho cyitwa ibuye. Ikibihuza naho nzi bita Kamabuye, Kamabuye yego, cyangwa Kabeja. yego, ikibihuza nicyo bita ibare. Noneho guhora ari bitaraga, ari bizima, nicyo bita umutagara. Ni umutagara nko kumva nk'umutagara, hari umutagara nk'ikintu, hari umutagara nk'uw'ingoma, hari n'umutagara nk'uwo mwuka turemanwa utuma duhora turi bataraga, turi bazima. Iyo twavuze uwo mutagara rero twawubuze, ni nawo twabuze. Niyo mpamvu ureba nyine abantu babireba gutya, ariko ubu ngiye muhoraho, kandi ni rya zuba bavugaga. Ufite ikibazo cy'amatsiko. Iyo ubona ubayeho gutya, rubanda uburyo babifata ni gute, ese ubyakira ute? Nakubwiye ko ibi bintu biri mu ndasano nyinshi cyane. Mpera ku bana, abana bivuga aba bana, bisobanura nyine imibanire mu bantu. Yego. Abakuru rero bo barahoranye, kubera yuko bari mu madini, bari mu mashyaka, ariko ni abanyarwanda. Nabo baza nk'abana, babireba nk'umusazi, babireba nk'ibizima. Ugiye mu bukwe se, ugiye mu birori se, ariko nyine ibyo bintu byitirirwa ibirori ni byiza, byiza. Noneho kubishyira mu buzima bwacu, ntabwo twakongera guhura n'ikibazo na kimwe. Ni nabwo bukangurambaga dukora kuri uyu murage, kubera ko ubwawo ni urumuri kandi urisa mu buryo bw'uko dufite ibibazo bitandukanye. Uyu muco wacu ukemura ibibazo byose. Rubanda uburyo rugufata ni gute? Rubanda ntabwo mba ndwitayeho kuko rufite ibibazo, kubera yuko ibihangano bitukisha nyirabyo, kubera ko umuhanzi
ni inyenyeri agomba kugaragaza ibiri mu gihanga, kuko ibi ngibi byo gutega amasunzu nibyo abakurambere bacu barebamo hariya hirya. bijyanye n'uko bitugaragariza ngo nta kindi kintu tugishingiyeho, yego, ni ibitekerezo. Isambu yacu ni mu mutwe, niyo icyo gishushanyo bivuga. ariko se iyo utekereje ko aba bantu ukeneye kubigisha ibyirirage kandi akaba abantu ba mbere bakora bakagutinya, ubona nta kintu byangiza kuri uru rugendo? Ntabwo bantinya kubera ko abana barampobera, aho uraza kubibona aho nyura hose. Abana iyo duhuye kuki se baza bansanga bakampobera? Ntabwo ari ukuntinya, nta munyarwanda untinya. Abakuru nibo bagira, nibo bahonnye, niba yarahoneye mu kidive agahonera mu kikaturika. idini ntabwo ryemera, imana y'abazungu ntabwo yemera. Ni urw'agashinyaguro. Ntumbwire, tubwire ikintu cyiza imana y'u Rwanda niko yita irusha imana. Ntabwo ari byo ariko nyita, niko iri, n'uhoraho iri hose. Kubera icyo uvuga ko abantu bari mu madini bahonnye? Ahubwo ni ishyano, tugira amatorero menshi se ko twakagize irya bene imana rirahagije. Ibyo se ni ikinyarwanda, ni ikibazo ibintu byose bitari mu kinyarwanda, kuko tuvuga bene imana ni idini, ni itorero. Itorero ryazwi, rirazwi cyane mu irage rwose, rirazi naryo torero twarazwe mu Rwanda. Ubundi n'umuntu wabayeho nawe witwa bene imana rega, ni abana ba Kibogo, uwo mugereranya nka Yezu. Mu Rwanda itorero ry'abantu bene imana rihuriza hamwe indasano zose. Turabibona mu muganuro, dufite igitaramo cyitwa intango mu ntango, kugarura abantu aho mu ntangiriro, gusubiza abantu umutima mu gitereko. Ko twebwe icyo dukeza imbere cyane nuko ibintu byose birangwa n'umutima, abantu barangwa n'umutima. Umuco wacu ni uw'abanyamutima, ni uw'abacwezi, ni uw'abanyakwezi, ni uw'abanyarumuri. Iyo ndasano rero iri mu myambarire, iri mu migenzereze, iri mu buzima bwose. Iyo tubona rero tugenda tuyirimo bya nyabyo, niho tuba turi kwihuza n'abakurambere bacu batazima, kuko abakurambere bacu b'intwararumuri ni abatarigeze bijandika mu baburamutima, kuko dufite ikibazo cy'ibiburamutima. Tujye ku isoko. Yego, ibi bintu nagira ngo tugende aho byatangiriye. Ninde wabikuraze cyangwa wisanze gute wakunze umuco nyarwanda gutya kugeza aho utangira? Umwuka w'abakurambere ukwira hose. Wangana gute? Namye njya kwa Ruganzu, dufite rubona rwa Ntosho, iriho imitego yitegeye u Rwanda, ariko icyo nakubwiye ko dufite ababuramutima. Ya mabuye tubona, y'amabare banga arimo ibyo bintu ndangamurage, nibyo ahubwo baza bakabona nk'amabuye asa bakarimbura. Sinzi niba numvise ku kibazo nawe ngwaje, ni watangiye ryari kugira gutya kwisanisha? Gutangira simbizi, ariko icyo nzi ni uko ndi nyirirage, njye ndi kanyamurage kubera ko ndi umushumba. Ndi umushumba, ntago urwego turiho ntago ari rwa rundi rw'uko twarazwe ijambo. Mu bintu rero ndangamurage nibyo mbamo cyane, ku buryo turanakomereka kubera ko tugera muri wa murage udafatika, tukaba ariho tuguma mu mwuka. Ariko iyo uje mu bifatika ni ugusigasira ibi turimo, kumera gutya, ugusigasira umuco, kuko ufite ibibazo, ufite ibisigisigi, ariko mu mwuka ho kwa sogokuru, mu murage nyirizina, mu murawe. Kubaho nk'uko Zempa abayeho biragoye, biraruhije. Kubaho mu buryo butandukanye n'abandi bisaba kwigomwa byinshi, bisaba kwemera kunengwa, gusekwa no kutumvikana. Ariko Zempa ntigeze ahitamo inzira yoroshye, yahisemo inzira izasigira abazamukomokaho umurage utazigera ubura agaciro. Azi neza ko igihugu kitagira amateka kiba gicitse, azi ko igihugu kitagira amateka kiba gitakaje igice kinini cy'ubuzima bwacyo. None se intego yawe ni iyihe? Kubera ko ibintu ntabwo ushaka kubigumana,
ushaka ko bigera, ufite site zirenga 4. Yego. Uruhare rwawe hano muri Ruhango ni uruhe mu muco mbere yuko tureba ku rwego rw'igihugu? Uko bigenda biba ari urugendo mu byo tubasha kubona, ariko mu bitagaragaraho mba ndi hose. Ariko mu byo mbasha kugaragaza ni urugendo. Dufite n'igitaramo muri Kanama Kanamira Nzeri tariki 15 kizagaragaza bimwe muri ibyo bintu ndangamurage biri mu bantu, ibiri mu hantu, ndetse tugaragaza umuganura, tuganira mbese ubwa bukungu buri muri twe. Ni muri icyo gihe. Hano muri Ruhango bivugwa ko hari uduce tugiye dutandukanye wavumbuye ko twakoreshwa nk'ahantu h'ubukerarugendo. Cyane. Ndetse hagera n'abayobozi. Ese ibi bintu ubifata gute? Njya nkora ubukangurambaga, nkagendera abahanzi, nkagendera abayobozi, nkagendera abanyamateka. Dufite ingoro yacu ya Ruganzu iba muri Bweramana bwa Murama Rubona yegeranye na Samba. Ni ingoro ngari bahita muri Nkubi ya Bukumbi idakangwa n'umusore n'uwasomye barasomana. Tukagira n'umusozi wacu Rubona ruboneshereza bene irage bene Imana. Mu buryo bw'irage nuko abami bacu bose, hafi ya bose, kugera kuri ba Mibambwe Gisanuro wa 4, kugera kuri Ruganzu rugarura inzu mu Rwanda, kugera kuri uyu mubyeyi se wa Musinga, Rwabugiri, aho hose habaga igisasiro, hava n'igisakuzo. Ni hano muri Ruhango biri, muri Bweramana bwa Murama. Ubwo rero hava n'igisakuzo kuri uwo musozi cyitwa ngo Terera Rubona, sakwe sakwe, sakwe sakwe. Ndagusakuje sakwe sakwe. Soma. Terera Rubona ubona ishyamba. Ngiki uburiri bw'umwana. Urumva rero uwo musozi ugereranywa ko yari ingoro y'abami, yari iki uyu munsi ibyo twakwita ko yari hariya mu Rugwiro. Muri iki gihe cyatambutse. Rero urumva kubona ahantu abakuru babaye bakahakorera ibitangaza bigiye bitandukanye, kuko ibintu nyaburanga cyangwa ndangamateka biba ari ibitangaza, ni ibintu utasubizaho. Twabiganiriye n'abayobozi bagiye batandukanye, ariko ni ibintu abantu badashaka gushyikira mu mbonezabitekerezo ko ibyo bintu byazana imihanda, amavuriro, amashuri, ariko amashuri yo ntago yazana icyo kintu ndangamurage. Icyo gitare cyavuyeho n'urugero. Ariko cyo kibungabunzwe mu buryo bw'ubukerarugendo, bushingiye ku muco, bushingiye ku hantu nyaburanga, ku hantu ndangamateka, byazana amavuriro, amashuri n'imihanda n'iterambere rishingiye ku bikorwa remezo muri rusange. Ariko uganiriye n'umuyobozi wawe ushobora kukubwira ko iteme rifite akamaro kuruta icyo kintu ndangamurage cyane. Icyifuzo gihari n'igitekerezo ni uko urabona dufite inzego z'ubuyobozi zishinzwe ibintu ndangamurage cyangwa bigendanye n'umuco n'iterambere ry'Abanyarwanda muri rusange. Ni uko badusura, ariko babishyizeho umutima, ndetse bakaduha n'ubushobozi bw'uko ibyo bintu byashyirwa mu ngiro, bigendeye ko bifite iterambere bihereye muri bene byo, cyane cyane ku baturarwanda. Rero tubona ari igihombo kinini icyo turi ndi kubwira ubuyobozi, uruhande rw'ubuyobozi. Ku ruhande rero rw'abanyamateka nabo bafite uko bifite, baze rwose twegeranye amaboko. Dukeneye kubona hano bashoremo amafaranga, dukeneye kubona hano dufite abacuzi, dukeneye kubona dufite imangu zacu hano twikomera impuzu zacu. Ubwo ni inzu ndangamurage byose kubaka inzu ndangamurage ko kwigendererwa, ifite imirimo, ifite ikibyarira beneyo. Ubucuzi bwacu, ububumbyi bwacu, ndetse n'ububoshyi bwacu muri rusange, bikatezwa imbere mu buryo bw'ubukerarugendo bushingiye ku muco, ko ni ikigaragara cyane ko umuco wacu ukungahaye. Ubwo rero karibu rwose, nta gihombo gihari ku bashoramari, ndetse igihombo gihari ku banyagihugu. Umuco urimo amafaranga. Urimo amafaranga rwose cyane. Ni nacyo kintu igihugu ubusanga gishingiyeho cyane muri iyi minsi, ujya ubibona. Noneho by'umwihariko akarere kacu ka Ruhango uba usanga icyo kintu twebwe twaba tubaye inyambere kugitangiza muri aya majyepfo yacu. Uba usanga aho biri bititaweho mu buryo bwa nyabwo. Urumva rero kugana hano ku isoko ukabiha imbaraga, ni uburyo bwo guha imbaraga Abanyarwanda kugira ngo bagaragaze umuco wabo, uburyo udakwiye gusigara mu iterambere rishingiye
ku mwimerere wabo. birumvikana ufungura amayira yose y'abantu bashaka kumenya iby'ubukerarugendo. Yego. Ni nk'abahe barenze mwakoranye? Ntabwo ari ukurenga gusa, urabona ugerageza gushaka abahamya. Abahamya ba mbere rero ni abahagarariye ingoro z'umurage w'u Rwanda, Musée National. Hari umugabo wari uhagarariye ishami hano rya Butare, ariko yari yoherejwe no kwa Masozera Richard hariya hariya ku nzu ndangamurage hariya kwa Richard Kantura Mudage hariya ku Muhima. Baje rero tujyana mu ngoro ya Ruganzu hariya, umugabo wari ubarangaje imbere n'uri uhagarariye amajyaruguru guverineri. Mu bihugu byinshi bya Afurika imico n'imigenzo ibiranga irimo iragenda icika uko imyaka ishira kubera kwakira umuco muhahano. Indimi ziracika, ubumenyi bwa kera burazima, amateka aribagirana. Ariko inkuru y'umushumba Zempa itwibutsa ko umuntu umwe ashobora guhindura byinshi. Atwibutsa ko kurinda umuco atari uguhangana n'iterambere, ahubwo ari ukurinda indangamuntu y'igihugu. Ibikorwa bitandukanye bijya bibera hano muri Ruhango bijyanye n'umuco, baba bakuzi jewe abangendera ni abanyamateka. Oya? Yego. Nka Kalisa Rugano, n'undi munyamateka bita Nyirishema. Noneho icyaje kuntangaza, Kalisa Rugano yaje tujyana aho ngaho kureba iyo ngoro ya Ruganzu uko zigenda zangirika. Ari kumwe na Nyirishema, kandi Nyirishema ni umunyamateka nawe ukunda kuba ari mu Mbuto Foundation, yarigishaga ahantu henshi, yarigisha amateka, ni umunyamateka. Noneho usanga nawe avuka hariya. Nicyo umushinga uvuga ngo kugaruka ku isoko, nibo bose mbavuga byibuza naho muherereye, aho muturuka, ibintu byabo birazima, ariko mukashaka kuvuga iby'ahandi, kandi aho muturuka mutahagera. Abo ni abanyamateka. Ngenda mbona ko aho abantu baturuka bakorera mu mujyi cyane kuruta kugaruka iwabo. Abo ni mbere mwabana. Hari n'abandi rero bajyanye no baje gushaka umurage w'u Rwanda udafatika. Abo ni abahe? Ni ONI babo, ni UNESCO. Babandi ba ONI. Bo muri ONI baje kukureba. Yego. Nabo rero mbona ko baje kwandika, ariko umurage ntacyo bawukoraho. Kubera yuko naje babazaga kureba imbonezabitekerezo uri mu Banyarwanda, umurage w'u Rwanda uri mu buryo udafatika. Umurage udafatika n'uburemeze ute? Urumva umuganura ntago bifatika, si ikintu wafotora, ariko ibikorwa biri mu muganura bizi. Guterekera si ntago wabifotora, ariko hari imirimo irimo. Noneho rero niyo mirage bari bashaka kubarura iri mu bantu. Bose barazaga bashakaga umunyamateka, bakavuga ariko hari umuntu hariya hepfo niwe twabibaza, bakabanagira nkabona baparitsa. Kurinda umuco si ukubika ibintu bifatika gusa, hari igihe bisaba no kurinda ubutaka bwawubyaye. Hari urutare muri Ruhango rufite amateka akomeye yo mu gihe cy'ubwami, rwari rugiye gusenywa n'abashakaga gucukura amabuye. Zempa ntiyacecetse, yegereye ubuyobozi ararutabariza, maze urwo rutare rurarokoka. Iyo ntambara yerekanye ko amateka yamaze gusenywa, nta mafaranga ashobora kongera kuyubaka. Ikindi rero twaje kuba uko turi hano twumva imodoka zatereye uriya musozi warubona rwa Ntosho n'amamashini. Rwa Ntosho? Zarubona ni nyinshi mu Rwanda. Ariko rero ni rubona rwa Ntosho. Urutare ni Ntosho, nzi ko Ntosho ari amabuye. Ntosho ni hano hakurya, ni imisozi irebana. Ubwo rero mu buryo bw'irage ni uko twatabarije uwo musozi, kuko ni umusozi nyaburanga. Noneho tukabwira abo bayobozi twagiye duhura. Haragiye kubera iki? Bahakuraga ayo mabuye kandi arimo ibyo bitangaza, ari byo ndangamurage. Bashaka gusenya bya bitaro. Ariko n'ubundi kubera yuko batigeze babishyigikira ngo bikomeze bisigasirwe, babikuye bimwe bya gakondo, ariko izo modoka zo n'amamashini ntabwo akijyayo. Warabihagarikishije? Nahamagaye abayobozi njya ku karere ndabareba, ndababwira, ariko nabwo babireba nyine nk'ibintu, ariko ni umurage, ubona ko hari icyo babyumviseho, kuko byarahagaze. Si ukubyumva gusa, nawe ubwawe barakumva, barakubaha? Ntabwo wavuga ngo barakubaha, ko bubahira irage. Nta muyobozi w'akarere tutarahura kuva aka karere kabaho mu buryo nakurikiranye irage. Nta muyobozi urayobora aka karere, ariko ntabwo babishyigikira nk'ibintu bya bene byo.
ko ugiye babifata nk'ibintu nkunda cyane ariko ntarabonera ubushobozi ngo mbihe intambwe yabyo koko cyangwa urumuri rwabyo. Hari abantu benshi bandika amateka, hari n'abandi batuma amateka adashira. Umushumba Zempa ashobora kutazigera asimbuza impu amakoti ya kijyambere, ashobora kutazigera ava mu nzu y'ibyatsi ngo yimukire mu nzu z'amatafari, ariko ibyo yahisemo ntabwo ari ugusubira inyuma, ni ukanga ko amateka y'u Rwanda azima. Nk'abasore twagombaga gushaka icyo gushyira imbere y'imbavu nyuma y'umunsi muremure n'akazi katoroshye. Nk'uko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda wo kuzimana abashyitsi, umushumba Zempa yaratwakiriye nk'abashyitsi bamugendereye, dore ko yari afite amashyushyu yo kutugaburira ifunguro ritunganije Kinyarwanda. Yegeranije ibikoresho byabugenewe harimo imbehe zihagije ndetse n'imboga rwatsi, atereka ku meza, arabanza akaraba intoki ashyenga ati isuka igira isoko. Nuko noneho atangira imirimo yo gutunganya imboga rwatsi z'idodo, nanjye ndaho n'ishyushyu ryinshi rivanze n'inzara. Amaze gutunganya imboga rwatsi z'idodo yikoza mu mbere, mbona kuzaniye urusyo n'ingasire, ndetse azana n'inkoko yuzuye amasaka. Ntungurwa n'ukuntu turarya ifu y'amasaka by'umwihariko basereye ku mabuye ari rwo rusyo n'ingasire, ariko ayo nayivugishaga ntaratamira kuri iryo funguro. Nuko Zempa arambika ku musambi, aca bugufi atangira gusya, maze mu buhanga bwe ntabasha gusobanura, nkabona ifu irimo irivangura n'amasaka hadakenewe akayungirizo. Kuko ari masya, hari izika impande ye yacaniriye inkwi mu mbabura y'ibumba. Amaze kunoza ifu, nuko atangira gusonga umutima w'amasaka. Nibwo bwa mbere nari mbibonesheje amaso yanjye. Ni gake cyane ubona umutsima w'amasaka, ndetse akenshi niyo uwubonye ubona utunganije. Uko arimo asonga umutsima niko nibariza ibinteye amatsiko. Urugero, nibaza impamvu akoresha amakoma nawe akansubiza, ariko kandi umurimo wo kudutunganyiriza amafunguro ujya mbere. Kera kabaye yakoma nabazaga yahise arica, mbona niryo yaruriyeho. Nuko umwanya wo gutunganya uburisho wari ugeze. Aha Zempa yaragiye kudutunganyiriza imboga rwatsi z'idodo zivanze n'ibishyimbo, ariko mwabantu mwe ntiwakumva ukuntu imboga zitekewe mu cyungo ziryoha. Niyo mpamvu Zempa ari umusore w'intarumikwa koko, nta mugayo. Nyuma y'igihe cy'isaha yose dutegereje aya mafunguro atagira uko asa, nabonye amazi ahagera ngo nkarabe, nanjye sinazuyaza. Umushumba Zempa aradusukira amazi dukaraba intoki, ariko maze kumva umwimerere w'ibiryo bitunze uyu mugabo, nsanga afite impamvu nyinshi zumvikana zo guhitamo kubaho uko abayeho. Iri funguro nguteye amatsiko yo kuzarirya, nurirya uzaza umbwire nawe. turasezeye